Jera afite inkoni uramutinya kubera cyayi uramutinya kandi amutinya uweze umutinyi niga no kubera nuka sanze nazindutse mba mukubise uzi bishwayo handi akashande usukuma mukubise bara tugize urabizi ndakwemera ko umvura muntu ubundi niki ni papa arabyara ura ntago ari papa wawe Yesu uzi ko bigira akagarara aho ngaho shaman uzi mama yawe yena nzi ko muri guteretana n'ukuri nyina yenda tubonye akabura uburyo bivuga yenda nkagira ngo nyine ubwo ko bari umuntu gutereta umuntu yabo uko bivuga shari kiri komesha nyine gusa ntago mbitaye papa ariko wagishwe uro ni papa wawe papa hose nese ko mutameze cyo kumba mbona konda Ntugirira n'isoni ubonye uramamagara n'ubushize ibintu papa yagukoreye ngewe uburyo ngukunda ntubwije ukuri ngukunda byo gupfa kandi urabizi umutima gwanjye guri mu gwawe kandi ibyo papa twavuganye nawe urumva nge namubwiraga yuko nge oya papa yambwiye ko yihakanyuta nanzi kandi uri yabihaye umugisha yese kandi yarambwiye ngo ntanagushaka serious nuko Imana yambwiye ko uri kunyihakana banza urimi twavugaga byari kiroma urumva kandi umva nyine nge namubwiye ko ngukunda kandi nkwemera uri umwe ku mubumbi yagenda ntugakate oya ntago dore mbyemeye papa uri hariya yanyibwiriye ko ibirata bihaye umugisha noneho uri kumbwira ngo yabihaye umugisha ate umva nzireka nkubwize ukuri sibyo ntugire ngo ndikukubeshya ngewe ni izina ry'Imana nukuvuga ngo nje nitunahura naso sibyo nzakwemeza yuko ibyo nakubwiraga ari byiza kandi ibintu nkubwira ni seriye urumva nje naso yabihaye umugisha kandi se ahubwo ikintu cyatubije nibuka wowe na papa mamuvuga mu rurimi numva bisubira bintu niba hari ururimi numenya ari ururimi biti none si wamenya ngo nuruhe rurimi nta muntu wagumva so none ibintu mamuvuga ururimi twavuze nje naso urumva ni ururimi rusanzwe ntago ari ibirimi byo hanze cyangwa se bitumvikana kandi papa wawe kuba yarayemeye ko naza kugusura iwanyu nta kibazo kirimo ahubwo basi umfasha nukuri ko Imana reka kongora sibyo uburyo ngukunda ni nko gupfa sibyo ngiye niteguye no kujyana Dubai ubu sibingira nje nzagurisha agasambu ko mu rugo ngujyane Dubai niba utabyemeye nzagurisha isambu serious oya shana isambu nago yakujyana neze ni kujyana tukageza Dubai turi ku igare ry'amapina ane ibintu urabizi wowe serious je nkwemera nk'inkima mu rugo dufite inka ifite amabara atatu ariko wowe uri ibara rimwe gusa urumva ko kutarenza sidwa rwana abura cumaje gushinuka nyange mu rugo agati kundangariza umukobwa yega ngiye nze mbare n'iramuka uretse washinze umuhoro uri papa agiye gukoresha za karate oya umuhoro uri hajya ibongo iki ubushatse nahuye gutubushize ngewe se hari undi hetse menya nje ntago tuziranye ariko ntago tuziranye ngira mimi hakujua mimi na wewe hapana jamani wewe sio mtoto wa Rubavu wewe mtoto wa Rubavu mimi niko umunyarwanda wujuje ibyangombwa umunyarwanda wujuje ibyangombwa hari ahantu tuziranye se ngera ikiraho ruri nabafashe gumaho ruri isimbi ugiye kunanira urongeye mwana ushaka kumutesha amashuri sibyo oya none se we kwiga nabyo yakunaniye ndekera umwana ngiye nta kintu mukozeho niba umukeneye uze kumufata igihe kize cyageze arangije amashuri ye ngewe hari undi hetse reka mvuga umusore wagasore wira ntabwo uri icara hasi kwanza ku ntebe yanjye
Icara hasi hano. Wowe ufite amaferege. Oya nuko Imana ngewe ukumva Urikira. uyu mukobwa urumva. Twari turimo turaganira ibintu bijyanye n'imishinga bisanzwe. Ukora iki? Ujye uvuga ngo ufite imishinga ukora iki? Ufite uruganda uri iki muri byose? Umushoferi uri iki? Jewe ndi umuntu usanzwe nyine bisanzwe. Umuntu usanzwe. Nyine buri mafere uri inserezi. Kuko niba nta mushinga ufite uzwi uri mafere uri inserezi. Nta na kimwe ushinzwe ubu. Ntacyo ukora. Twari turi kuganira ku bintu bisanzwe. Kubera ko turaririmbana muri korali urumva aririmba imbere nkaririmba inyuma. Nawe urabyumva nyine. Inyuma n'imbere? Mugakikirana. Oya. Nese mumeze mute? Twari turimo turaganira ukuntu nyine ibintu bigomba kugenda neza. Muteruranye. Yego. Muteruranye. None se ndamuterana uruhinja. None se nese intebe iriceho. Iriya ni postere. Oya iyi ni intebe iriceho hanga. Iyi ni intebe. Nyine hano ahangaha urabona ni hatoya kandi abakobwa barashaka kwicara ahantu heza. Aha ni heza kuri amagufa. Izi mbaho na magufa do. Reba sino. Reba. Utambona n'ukuri kw'Imana utambona. Gira ikigongwe basi gira ikigongwe. Ukiri muto ndagusabye ntugabe n'u Rwanda. Imyaka 23. Bazafunga imyaka 30 ku mukobwa wanjye. Ntago namuteye inda. Ntabwo ko amuteye inda. Niyo bishya bishyira. Oya ntago ngiye nyasambana ari. Ubwo ko usambana. Iyo utangiye gutera ushyira ahangaha utazashya mu gituza cyawe. Petit. Lafu leo imine ngo nishike fibo. Nisame. Jamani wanishike fimbo kwanza. Ngo nikonesha. Ntago bavuze ikinyarwanda ntago nabyumvise. Papa wetu papa. Leba hata kudia hapo kwenye nyumba yangu. Hata kuingia nisamee mimi baba wewe mimi nakufa. Baba wewe barangije bana wewe. Babaria wewe babaria. Sibi wino hano. Wino kaze. Wewe shaka kamu. Sibyo. Uragenda n'undurega. Reka mwibure. Ihonekanye ibiki nuri ihonekanye ibiki. Iragusanga hano. Ninjye nawe ari ku munsi urabeshya. Nundi ni nyoko abanteje sha buretse ariko. Ninjye namwe. Yaragiye nyine ku buretse niba abanteje ariko ninjye nawe. Ninjye ugufite. Sawa. Akazi karabuze tu n'ibiyede dusigaye dukora kose ko mbona cyancanzira ajya babipanga gutya se wa mungu rugiye navugaga ngo ni umutubuzi we sikari we nanjye ndamubwira gute ntabwo ndamukunda kuko iswi nanjye ndamubwira gute ahubwo ngiye kumwiyeza ahubwo usikari we nawe yambaye neza ako nanjye maze guseremuka noneho naramuka mbonye kumusati ese ndamubwira iki ngiye kumwiyenzaho nanone nzagerageza mva mpaka nkunze nzakora buri kimwe cyose karasi ka gaturage we
se karambonye we, kambonye ndi mu matafari. Njye wahamagara? Yego ko mana yanjye se ubwo uranyirengagije koko Yesu we. Sha ni njye cyagiye nyine twahuye. Nyine pe. Ni wewe ka gaturage se? Mana ngo ndagature se wanshuhuje. Akashaka. Yesu wanshuhuje we. Ni wowe nkuye mu kazi. Mana yanjye. Ariko ndeba. Urabona ukuntu nsigaye narabaye mwiza. Ako ndabona warabaye na mwiza. Oya ndeba. Shabaje tukaganira hano. Umeze Meze neza. Kuri kuvuga unyikoreshwa hariko. Kuri kuvuga unyikoreshwa. ese gukoraho ni ikibazo. Banza umbwire icyo umpamagariye unkura mu kazi. Nyine nagira ngo ngubwire undangira inzira. Inzira ijya he? Nayo. Ariko se na nubu igihe umaze mu mujyi kuva cyagiye ntago urataha. Oya ntago ndataha, Kigali yarandyoheye. Usubwo nataha nzayiguma mupaka. Reka. Nene se kute umaze Kigali mu kwezi utaramenya inzira ikujyana ugiye? Nyine nagira ngo ngubwire. Uremera ko mbikubwira se? Nijye kubwira uremera ko nyikubwira. Ni numva ari ngombwa. Nyine. Mbwira icyo ucakira uri kumva? Ureke kunyuza hirya no hino. Uri kumva? Nyine nagira ngo mubaze ngo waraye uryamye. Nyumvira wallahi. Ninjye uri kubaza njyewe naraye ndyamye njyewe. Reka. Ikindi. None se wari iki? Kwecyo ushaka kunyinjira mu buzima muko? Nyine. Ngiye kukubaza ikintu. Gira vuba njye narindi mu kazi boss ataza kananyirukana. Mubaze nta kibazo. Nta kibazo nditeguye. Ndagukunda. Indese. Muko nago ndi kuri level yawe njye ubukobwa bwo mu cyaro njye nago ndi kuri level bwawe. Reka. Cyanda sha. Njye nago twakundana. Tembera sha. Mana nyigise. Uyu musore naramukunze mana. Mana. Ubu ndabigenze ntago nabyemera ko yanyanga.
ni wowe napfiriye mu buzima bwanjye bwose. Aho wacaga hose nahoraga nkurota. Sinzi niba nari niteguye yuko ibi ngibi bizaba. Inzozi zose zanjye nahoraga ngutekereza kubera ko ari wowe igitego mu buzima bwanjye. Urakoze kuba unyemereye ukampa urukundo. Ubu ngubu mbaye umwe mu bafite agaciro mu gihugu. Ni ngiye ukundana naho abandi bose baza bankurikira. Igitego cyanjye nkwemera nk'imwe. Nanjye ndagukunda umugabo mwiza. Nje kuguhoza amarira. Ngaho sagamba mu gituza cyanjye. Umuntu yajya agatura hasi ndahunze ariko se kuriya wasubira